nubwo twese turi beza gusa ubwiza burarutanwa. Hamwe umuntu aba avugwa cyane maze abantu benshi bagahuriza hamwe mu kuvuga ko ari mwiza. Nibyo koko, hano twarebye mu ruganda rwa sinema, hamwe mu hantu higanjemo abakobwa b'uburanga, dore ko nabyo babigenderaho mu kuba bakinisha umuntu muri filime zabo. Twagiye tubona benshi bibitseho ubwiza, niko kwibaza, ese uyu munsi bamwe tuzi mu bwiza nibo bakiyoboye abandi bakobwa babarizwa muri sinema? Uru rutonde turahabona abakobwa 10 beza bakunzwe kandi bafite impano mu gukina filime. Ngwino tubane mu kiganiro hano kuri Love and Life Rwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa witwa Uhereye. Uyu mukobwa yamamaye ku izina rya Judy mu gukora video zisekeje yatambutsaga ku mbuga zitandukanye. Aha twavuga nka TikTok, akaba kandi ari no mu byamamare bikoresha cyane uru rubuga rwa TikTok kandi bakurikiranwa cyane. Nyuma Judy yatangiye no gukina filime. Ni umukobwa w'umuhanga kandi ukina neza role bamuhaye. Filime yagiye akinamo ni nyinshi cyane, harimo Around Me n'izindi. Judy ni umukobwa mwiza ndetse w'isura nziza, noneho twagera ku nseko ye ho bikaba ibindi bindi. Judy kandi avuga ko kimwe mu bintu yitaho cyane ni ukuba atakibagirwa tiro yo gusiga ku munwa. Uyu Judy niwe waje ku mwanya wa 10 ku rutonde rwacu rw'uyu munsi. Naho ku mwanya wa 9 turahasanga umukobwa wamenyekanye cyane, Dusenge Crane. Ni umukobwa wamenyekanye ku izina rya Madedere muri filime ya Papa Sava. Uyu mukobwa w'ubwiza budasanzwe niwe wigwijeho igikundiro ku bafana be. Madedere kandi yakinye muri filime nyinshi harimo Indoto n'izindi nka Kariza wa Karisa. Azwiho gukina afite amahane, ibi bituma abantu bakunda imikinire ye. Yagiye kandi avugwaho inkuru zitandukanye, harimo kuba yaratandukanye n'umugabo we. Ibi ntibyatumye acika intege, ahubwo yakomeje akazi ke kandi agakora neza kugeza uyu munsi. Saranda Oliver niwe waje ku mwanya wa 8. Usibye gukina filime, uyu mukobwa yamenyekanye kera, dore ko ari umukobwa w'umuhanga mu bijyanye n'ibisigo hamwe n'imivugo. Yatangiye kwigwizaho igikundiro ubwo yagaragaraga muri filime yitwa The Secret. Niba wararebye iyi filime uramuzi cyane, ndetse iyi filime yanazamuye ubuhanga ndetse inagaragaza n'impano by'uyu mukobwa. Nyuma yaho yakomeje gukina n'izindi filime zitandukanye harimo Indoto, ndetse ubu akaba anakunzwe cyane muri filime Behind Series. Ni umukobwa uteye neza w'ubwiza kandi unaseka neza, ndetse ibi bigatuma akundwa n'abantu batari bake. Naho umwanya wa 7 turahasanga umukobwa mwiza. Uwo nta wundi ni Gihozo Nshuti Muri. Ukibona uyu mukobwa uhita ubona imiterere ye, dore ko ateye neza kandi akaba ateye karemano. Usibye imiterere kandi ni umukobwa mwiza ahantu hose. Uyu mu busanzwe azwi cyane muri filime, dore ko yakinye filime nyinshi zitandukanye, zose zamugize icyamamare kugeza uyu munsi. Zimwe rero muri filime yakinye tubonamo Indoto ndetse n'Ishusho ya Papa. Iyi ikaba ica kuri Zacu TV. Uyu mukobwa ufite ubwiza karemano kandi koko mwiza bigaragara, niwe twashyize ku mwanya wa 7. Cyuzuzo Ange Muvunyi ni umukobwa waje ku mwanya wa 6. Ni umukobwa ufite ubwiza bugaragarira buri wese. Yamamaye muri filime zitandukanye, aho twavugamo Indoto, filime yakunzwe cyane ndetse yuzuyemo abakobwa beza. Saho gusa kandi uyu mukobwa Ange yakinye muri filime ya Mukuru n'izindi. Ange kandi ni umukobwa ukomeje kugaragaza impano idasanzwe mu gukina filime. Ibi byose rero byatumye aza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abakobwa beza b'uyu munsi. Tugeze rero muri top 5. Wowe se ukurikije abakobwa tubonye hejuru, top 5 yawe washyiramo bande mu bantu uzi wumva abasigaye? Tubwire muri komenti ubundi dukomeze ikiganiro. Nyuma uraza kureba niba urutonde wakoze ruhura n'urwacu. Twagiye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Uyu Nyambo
ni umukobwa utajya ubura muri top 5 y'abakobwa beza babarizwa muri sinema. Nubwo ariko aje ku mwanya wa 5, benshi bemeza ko yakabaye ari uwa mbere. Gusa hano twe ntabwo twita ku marangamutima yacu, ahubwo tureba ibigaragara. Uyu mukobwa Nyambo yamenyekanye muri filime nyinshi ntabasha kurondora hano, ndetse kandi anagaragara mu zikozwe nka komedi. Bamwe mu bakinnyi b'ibyamamare yakinanye nabo harimo nka Kiramani, Nsabi ndetse na Rufosina n'abandi benshi. Nyambo kandi ni umukobwa uhagaze neza ku ikofi binyuze muri filime akina, hakiyongeramo ko nawe afite YouTube channel ye icaho filime zitandukanye kandi zirebwa cyane. Ibi rero bikamwongerera amafaranga mu buzima busanzwe. Tuvuze Nyambo kandi ntitwakibagirwa Titi Brown. Uyu musore yamenyekanye nk'inshuti ya Nyambo, nubwo abo bombi bakomeje kumvisha abantu ko ari inshuti magara zisanzwe, ariko ntibyakuyeho ko bigaragara ko bakundana kandi cyane. Kugeza ubu muri iyi minsi ishize aba bombi bagaragaye nk'abatandukanye, ndetse inkuru ziba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa harimo ko bari kugerageza gusubirana, ndetse bakaba banakinana no muri filime zitandukanye. Tudatinze tujye ku mwanya wa 4. Kuri uyu mwanya wa 4 turahasanga Gatesi Kayonga Divine. Uyu mukobwa utamaze igihe kinini mu ruganda rwa sinema, ariko yigaruriye imitima ya benshi bitewe n'uburyo akinamo, ndetse akaba n'umuhanga cyane. Ibi rero iyo byongereye ku bwiza afite, byongera igikundiro kuri we. Yakinye muri filime nyinshi kandi zose zigakundwa kuko yazikinyemo. Biragoye kwanga filime yakinyemo nubwo rwose waba udakunda filime. Urugero hano natanga ni filime ica kuri Zaje TV yitwa Kariza wa Karisiyo. Gusa kandi Gatesi Divine yakinye no muri filime yitwa The Secret, aha ari naho yakuye izina rya Tesi. Uyu Gatesi uzwi kuri Tesi niwe waje ku mwanya wa 4 mu bakobwa beza tubona muri sinema. Wamurebye ni mwiza koko, ndetse kandi abantu benshi bamukundira uburyo agaragaramo. Ahora yishimye aseka, bikamwongerera igikundiro, ndetse n'abantu bamukurikira bakaba benshi. Ku mwanya wa 3 ho turahasanga umukobwa w'uburanga. Uwo nta wundi ni Iradukunda Nadine Nana. Uyu mukobwa ufite ubwiza bugaragara, benshi bemeza ko ari mwiza koko bitewe n'uburyo arebamo, ndetse akaba anateye neza. Byongeye akaba umuhanga cyane mu gukina filime. Nawe wabonye filime arimo wayikunda cyane. Ko ari umukobwa bigaragara ko ari umunyabwenge no mu buzima busanzwe. Nana Nadine yakinye muri filime zitandukanye, muri zo twavuga kuzo yakinye agaragaramo cyane. Iyaza ku mwanya wa mbere niyo ari gukinamo yitwa Behind Series, akaba ari filime nziza cyane kandi ikoze neza. Maya nayo ni iyindi filime yakinyemo. City Maid ndetse n'izindi nazo ni filime yagaragayemo. Ku mwanya wa 2 ho turahasanga umukobwa witwa Nkusi Linda wamenyekanye nka Linda Priya. Ni umukobwa udashidikanywaho na gato kuba ari mwiza, dore ko witegereje neza byakugora kugira icyo unenga ku bwiza bwe. Yatangiye kumenyekana muri filime zikozwe nka komedi zacaga kuri Afimax TV, ari naho yakuye izina rya Linda Bray. Yakomeje no muri Depression, nayo yamugize icyamamare. Yanagaragaye no muri filime zisanzwe cyane iyitwa Mukadata Series, akaba umukinnyi w'imena muri iyi filime. Ntabwo kandi twakibagirwa ko Linda uzamubona muri filime y'Abamenya Series. Uyu Linda ni umwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda, ndetse ubwiza bwe bwamuhaga amahirwe yo kuba yatorwa. Gusa Linda yikuye mu irushanwa, avuga ko abikoze ku mpamvu ze bwite. Linda ufite ubwiza bwihariye, ni umwe mu bakobwa bakunze kugaragara akenshi mu bakobwa beza abakina muri sinema. Usibye kandi kuba akina filime z'abandi, nawe afite channel agenda anyuzaho ibiganiro bitandukanye, ndetse naho akanyuzaho filime zitandukanye. Mbere y'uko dukomeza, reka nguhe akanya gato cyane maze ukore subscribe ndetse na like, ubundi tujye ku mwanya wa mbere. Ndizera wabirangije. Umwanya wa mbere ku rutonde rwacu rw'uyu munsi turahasanga uyu mwari Irakoze Ariane Vanessa, umukobwa w'ikimero ndetse n'ubwiza butangaje. Kumuvuga byatuma duhera kuri buri gice cyose kigize umubiri we.
gusa namwe muri abahanga ndabizi ko mwabibonye. Uyu ni umwe mu bakobwa basajije abantu ku mbuga nkoranyambaga. Afite ubwiza utahaga kureba. Ibi ni nako muri filime yakinnyemo zikundwa. Uretse kuba ari mwiza, ni umuhanga mu byo akora, akoresha ubwenge ndetse akita kuri role bamuhaye. Filime yamwitiriwe ni iyitwa Maya. Ni series nziza cyane yakunzwe ndetse yanarebwe. Si yo gusa kandi yakinnyemo, kuko uzamusanga muri filime Ishusho ya Papa ica kuri Izacu TV. Tutibagiwe The Secret yakinnyemo yitwa Albin, City Maid ndetse n'izindi. Ari nako tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Gusa nizere ko wanyuzwe n'urutonde twakoze, ariko kandi niba hari uwo twaba twashyize ku mwanya adakwiriye, bitubwire, udusangize igitekerezo cyawe hano muri comment section. Kwibutsa urutonde rwacu uko rwari ruteye: ku mwanya wa 10 twahasanze Uhereye. Ku mwanya wa 9 twahasanze Dusenge Crania wamamaye nka Madederi. Ku mwanya wa 8 twahasanze Salanda Olive. Naho ku mwanya wa 7 twahasanze Igihozo Nshuti Mireille. Cyuzuzo Ange Muvunyi twamusanze ku mwanya wa 6. Nyambo Jessica aza ku mwanya wa 5. Gatesi Kayonga Divine niwe twasanze ku mwanya wa 4, wamamaye ku izina rya Tesi. Naho ku mwanya wa 3 twahasanze Iradukunda Nadine Nano. Umwanya wa 2 wo twahasanze Nkusirinda. Naho ku mwanya wa mbere turahasanga Irakoze Ariane Vanessa. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza.